Halo? Ugeze ko nagutegeje hafi n'akayira ko mamaze umwanya nagutegeje nakubuze. Kandi urabizi inshuti yanjye ko watinze byagenze gute? Mfite akabazo rega. Kandi urabizi inshuti yanjye ugomba kuzamfasha mu byiza no mu bibi urabizi ko tumaranye igihe kitari gito cyane rwose. Ngangwe no banguka magaza hafi y'akayira. Magaza hafi y'akayira ngo utegereje mu ishyamba. Niho mpagaze rwose. Ngaho banguka ihute rero. Murabugize neza kandi ndakwemerera umuntu w'umugabo. Sawa sawa rero niho mpagaze ku kayira hafi yo kwishyamba. Muri rya shyamba niho mpagaze rwose. Sawa sawa. Nambara telefone. Nanjye burana hendemo ko iki ni cyakazura umuntu w'umugabo. No sego. Umuntu w'umugabo rwose ntago wanengo. Oya, ntago nabikora kuko urabizi yanjye. Fite ikibazo gikomeye cyane rero. Kibazo se kandi mu bwasanga ari wa mugore wawe yakunani. Yarongeye sa guca inyuma. Oya rwose. Fite ikibazo cy'umuzimu wanzengereje. Nambira yuko babazimu bongeye kugaruka muri baba wa mwana wawe. Niko byagenze. Abazimu baranzengereje bangiriye nabi ariko ubwa mbere namwirukanse umuzimu kubera gusenga. Mubona umuzimu uramubona mu masengesho yamwereka. Turerekwa ahubwo nawe ufashe kugira ngo ujye kureba umuzimu naramubonye hana ajya nzengereza. Uramba bari urabizi inshuti yanjye gusenga nge nawe no ku mutima kandi uragira ngo abo bazimu banyinjiremo. Turabakubita mu izina rya Yesu. Abazimu turabakubita turamukubita kuko aho ari ndahazi namwirukanseho ejo arancika amaze kuncika. Ndakwifashije nk'umugabo w'inshuti yanjye kugira ngo tujyane tumuzirike. Ubundi uranze turamuzirika mu izina rya Yesu kandi arafatwa. Kambanze nkubwire ejo bundi arahepfo mu mukingo uriya mukingo wo kwanuza kwa ntumbwire ngo nawe byakubayeho. Oya ntumbwire ngo nawe byakubayeho. Gake wumve uriya mukingo wo kwa Nyirabyatsi. Harya muri cya gishanga neza. Wana ne mfite nayo nirageza nka zanjye zinga eshanu urumva ubugabo butatu boza bwambaye amakote na karuvate bwanigirije n'amakositimu y'imikara na ntongo zoma ni yambariye ibibote bigera hano n'iki muri za nka zawe urumva ubwo ze ikintu nako etse gake yasenye banze ngurangiriza inkuru ni gase bwanyiyenjejeho ngo bagiye kunkomagura. Gukomagura? Abagabo baba batanu. Gukomagura harya no kujya gutera gukubita. No. Ubwo nikojeje hepfo gakeye. Nza nikibando no mukubisi igiti. Ya nkone ya danje. Nshuti yanjye bose bahise bagoro. Maye none barashisho ariko byadanje ariko none ngo uwo muzimu niwe wananira ahubwo shemye kuri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umugabo uwo muzimu tujye kumufata rwose uwo muzimu ufashe turamuzirika neza cyane original marebo kere mu bana shimye ko utajya ntengwa kandi uri umugabo w'inshuti yanjye subizi dore kose waranabazaga nkaza kugutabara inane ko bimeze cyane rwose dore wa mugozi ngo nawe uteguye ndakwerekana wa mudayimoni ari tumuzirike uhamuzirikire neza ngetse kandi kuza kuntera mu rugo ko mbona ari umweru no mugozi wakuye uyu nguyu amudayimoni atinye umweru kuko nigaragara mu ishusho y'Imana kanzu ya Yesu uyu ni umugozi ugomba guhambirira cyangwa nawe wari uri mu bagambanye bagambaniye Yesu
nawe urabizi ngo umwana w'Imana amenye uyu mugozi niwo nateguye kujya tugende tumuzirikishe ntazongere kugaruka kuza kuntera mu rugo iwanjye hamwe n'Imana kandi byose birashoboka. Ndahaye none nimba uwo mudayimoni atinya ibintu byera gutya namwirukanseho dayimoni ndayirukankana nirenze hehe nawe uyiziritseho dayimoni umva turamuzirika uyu mugozi kandi turamuboheraho dayimoni turamuboha kubera uyu mugozi uyu reba. Okay, uyu nguyu rwose yewe noneho nyereka uwo mudayimoni. We, why? Mwasinze byagenze gute? Niko uyu se we yewe abagabo babaye kirabyuka mwasinze numva se nta n'inzoga mwana babaye kirabyuka kuko manje ushobora byose dore ibare mara ndagijuse kuko wagira ngo yerima nabo badayimona ahubwo mw'izina rya Yesu. Niko abagabo byagenze gute? It was at this moment that he fucked up. Mwabaye iki? Turi n'iki kigabo cyane cyo tujya gufata ngo gufata iki dayimoni ufata iki dayimoni kiraduhondaguye dayimoni kanakumira noneho ufata iki dayimoni mwagifasha kiri hese nimba mwagifasha nicyo kibakubisa se wa mugabo mwafashe umudayimoni. Uyu mugabo ni inshuti yanjye umudayimoni aranzengereje mu rugo iwanjye aranzengereza umugabo rero namubwira ati aze kumfasha tugiye gufata uriya mudayimoni umereye nabi mu rugo araza tujya gufata umudayimoni uwo mudayimoni rwose ahore none se wa mugabo umudayimoni wigeze ujya kubwira umushumba wawe ko ufite umudayimoni ugutera ngo agusengere byibura warabimubwiye rwose umukozi w'Imana murangije mujya kumufata n'amaboko yayo iziriko nashatse ko kinini cyane kuko nabize ahantu yirukanye iki ngiki nicyo mwamuzirikije icyo kiziriko cyo mwakoresheje mubwira ko ari inshuti yanyu maze kunabara noneho ndumiwe umva wa mugabo we rero nkubwire uyu mugabo urumva atari umupfapfa so uri pasiteri kandi uri pasiteri umva reka nkubwire Bibiliya iravuga ngo ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni uyu mugabo uyu mugabo ni umupfapfa umuhata inkoni umudayimoni yaranzengereje umukozi w'Imana umudayimoni yaranzengereje umukozi w'Imana umudayimoni yaranzengereje umudayimoni yaranzengereje